Ndabasuhuje mwe mukomeje gukurikirana Mukanzu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru tugenda tubagezaho agiye atandukanye. Nuko rero muri byo tugiye kwibandaho ni inkuru irimo iragenda ica ibintu hirya no hino. Iyi nkuru ya Mutesi Jolly benshi bakomeje kwibazaho. Ubundi Mutesi Jolly ni muntu ki? Mutesi Jolly mbere na mbere yamenyekanye muri Miss Rwanda, ndetse nyuma yo kumenyekana muri Miss Rwanda yaje no kuyegukana atwara ikamba rya Miss Rwanda 2016. Nyuma yaho yaje kwitabira Miss World, yaje kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'isi, ndetse ryabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba bivuga ko ari nawe munyarwanda wa mbere witabiriye iyi Miss Rwanda. Si ibyo kuza kandi nyuma y'uko manda y'irangiye ya Miss Rwanda ubwo hari 2016 kugera na 2017 umwaka urangiye, dore ko buri mwaka baturaga aba Miss baje kujya mu bijyanye no kuba motivational speakers ndetse n'umu-entrepreneur. Ibyo niyo mirimo ye kugeza ubu ngubu akora, ndetse kandi ubu ngubu iyo wirebeye kuri biography yiwe avuga yuko ari mu business consultant, vice president of Miss East Africa, ndetse kandi akaba yarakoze n'ubujaji guhera 2018 kugera 2022 muri Miss Rwanda. Ndetse si ibyo gusa kandi philanthropist, Rwanda first representative at Miss World. Ibyo nibyo yitabiriye, nabyo bye azwiho. Turamutse tuvuze ko Miss Rwanda ari umusaruro wa Miss Rwanda ntabwo twaba tubeshye, kuko iyo hatabaho Miss Rwanda ntabwo twari kuba tuzi Jolly uyu nguyu ugenda uca ibintu hirya no hino. Batabura kuvuga umukobwa w'ikimero cyiza, uzwiho ubwiza, uzwiho kwiyitaho, uzi gusa neza, kwambara akaberwa, ndetse yewe by'umwihariko akaba ari n'umufashion. Ibi rero bimufasha gukundwa n'abantu benshi cyane, ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse kandi hari n'inkuru igenda ivuga yuko mu gihe kiri buze Rugumi uzwiho kuba ari umushoramari mu bijyanye no kugura intwaro z'ibigwanisho nk'imbunda, misile n'ibindi byose, akaba mu gihe kitari buzatinde hazaba umukwe w'Abanyarwanda. Ndetse kandi birashimanyirwa yuko ubwabo nubwo bakunda kwisha badakunda kwishyira ku mugaragaro. Amakuru y'abamotari bagenda bavuga yuko hari byinshi bamaze kubona aho bagenda bahuriraho, haba gutera n'undi comment, kwambara imyenda ifite marike imwe, kuba rimwe na rimwe bajya bavugana ndetse bakanandikirana, bagatirana amakomenti, bagashyira like, udustika n'ibindi byinshi cyane bigenda bigaragaza abakundana. Si ibyo gusa kandi ibi ngibi bikaba bivugwa nyuma y'uko nanone Mutesi Jolly azwiho nk'umuntu uzwi ku bijyanye nawe bibaza bati ese uyu mukobwa ko amaze igihe kinini azashaka ryari. Ni nyuma y'uko ibitangazamakuru bitandukanye harimo nk'Inyarwanda y'ubwayo, igitangazamakuru cy'Inyarwanda mu gihe cya mwaka wa 2025 tariki ya 10 handitse kwandikwa ibijyanye n'imitoma Miss Mutesi Jolly atera Rugumi. Ndetse si ibyo gusa kandi Jolly azwiho kandi kuba mu mwaka wa 2016 ariko yegukanye ikamba rya Miss Rwanda. Hanyuma y'ibyo kandi 2023 akiziza imyaka 27. Ubu bivuze ko afite imyaka itari munsi ya 29 muri 30 gutyo. Uyu mwari rero tumugarutseho hanyuma y'uko hari byinshi cyane bimara kugenda bimuvugwaho. Ni nyuma y'uko yagaragaye mu gitaramo cya Recent Party cyateguwe na Kina Music, agaha miliyoni 10 Clement, ndetse bigatangaza benshi bari kwibaza bati uyu mukobwa aya mafaranga ayakura he? Ese yaba arayakura abagabo? Ese yaba yakura mu bikorwa bye? Igihari nuko ibyo tubonye akora ni ibikorwa by'ingenzi kandi bibyara amafaranga. Ni n'umuntu ukomeye mu gihugu, ariyo mpamvu miliyoni 10 kuri we bibaze nk'igihumbi cy'umuntu usanzwe. Nuko rero reka mbabwire ngo ibyacu nakagaruka kuri Mukanzu TV. Niba gukora subscribe, like, share ndetse na comment.